Samweli wa mbere igice cya 17. Bukeye Abafilisitiya bateranya ingabo zabo kurwana, baziteraniriza isoko y'i Buyuda, bagereza kuri Efesi-Damimu hagati y'isoko na Azeka. Sawuli n'Abisiraheli nabo baraterana, bagereza mu kibaya cya Era, birema inteko kurwana n'Abafilisitiya. Abafilisitiya bahagarara ku musozi wo hakurya, Abisiraheli ku wo hakuno. Hagati yabo hari ikibaya. Bukeye mu rugero rw'Abafilisitiya havamo intwari yitwa Goliyati w'i Gati, ikirere cye cyari mikono 6 n'intambwe imwe y'intoki. Yari yambaye ingofero y'umuringa ku mutwe w'ikoti riboheshejwe iminyururu, kuremera kwaryo kwari shekeli z'umuringa 5,000. Ku maguru yari yambaye ibyuma bikingira imirundi, kandi anigirije agacumu k'umuringa mu bitugu. Uruti rw'icumu rye rwari rumeze nk'igiti kiboherwaho imyenda, kuremera kw'igikembe cyarwo kwari shekeli z'ibyuma 600, kandi uwamutwazaga ingabo yamujyaga imbere. Araza arahagarara akomera ingabo za Isiraheli ati, kuza kuremera urugamba aho mwabitewe n'iki? Mbese sindi Umufilisitiya, namwe ni muri abagaragu ba Sawuli? Ngaho nimwihitemo umugabo amanuka nsange. Nabasha kundwanya akanyica, tuzaba abagaragu banyu. Ariko nimunesha nkamwica, nimwe muzaba abagaragu bacu, mudukorere. Umufilisitiya arongera avuga ati, nsuzuguye ingabo za Isiraheli uyu munsi, nimumpe umugabo turwane twembi. Sawuli n'Abisiraheli bose bumvise ayo magambo y'Umufilisitiya bariheba, baratinya cyane. Kandi Dawidi yari umwana wa munyefurati w'i Betelehemu y'i Buyuda witwaga Yesayi, kandi Yesayi uwo yari afite abahungu 8. Ku ngoma ya Sawuli yari ageze mu zabukuru. Abahungu 3 bakuru ba Yesayi bari baratabaranye na Sawuli. Amazina y'abo bahungu 3 batabaye, uw'imfura ni Eliyabu, uw'ubuheta ni Abinadabu, uwa 3 ni Shamu. Dawidi yari umuhererezi, kandi bakuru b'uko ari 3 bari baratabaranye na Sawuli. Ariko Dawidi yajyaga acuragana kwa Sawuli aragira inama za si Betelehemu. Nuko uwo Mufilisitiya uko bukeye n'uko bwije akabasatira, agenza atya iminsi 40 yigaragaza. Bukeye Yesayi abwira umuhungu we Dawudi ati, gemurira abakuru bawe efa imwe y'ingano zikaranze, n'aya marobe y'imitsima 10, wihute ubishyire bakuru bawe mu rugerero. Kandi ushyire umutware w'ibihumbi barimo amasoro 10 y'amavuta y'igishwamwaka. Urebe bakuru bawe uko bameze, maze unzanire inkuru zabo zimvaho. Kandi Sawuli n'abo Bisiraheli bose bari mu kibaya cya Era barwana n'Abafilisitiya. Nuko Dawidi azinduka kare mu gitondo, asigira umwungeri intama ze, yenda ibyo bintu aragenda nk'uko Yesayi yamutegetse. Arasukira aho bakikije amagare, aho ingabo zahigiraga zigiye kurwana. Nuko Abisiraheli n'Abafilisitiya birema ingamba, urugamba rwerekerana n'urundi. Maze Dawidi abitsa umurinzi w'ibintu umutwaro we, aravuduka ajya mu ngabo, aramutsa abakuru be. Akiganira nabo muri ako kanya, ya ntwari y'Umufilisitiya w'i Gati witwaga Goliyati asohoka mu ngabo z'Abafilisitiya, atangira kwiyemera nk'uko yari asanzwe. Dawidi arabyumva. Abisiraheli bose bamurabuswe bashya ubwoba, baramuhunga. Abisiraheli baravuga ati, aho mubona uriya mugabo uzamutse, nuko urazanywe no gusuzugura Isiraheli. Umuntu uri bumwice, umwami azamugorera ubutunzi bwinshi, amushyingira umukobwa we, kandi azaha inzu ya se umudendezo muri Isiraheli. Maze Dawidi avugana n'abo bamuhagaze iruhande, atuzica uwo Mufilisitiya agakuraho Isiraheli igitutsi, bazamugororera bati, mbese uwo Mufilisitiya utakebye usuzugura ingabo z'Imana ihoraho ni muntu ki? Abantu baramusubiza bati, uko niko bazamugorora umuntu uzamwica. Maze Eliyabu mukuru we w'imfura ya se yumvise Dawidi avugana n'abo bantu, uburakari buramuzabiranya, aramubaza ati, wazanywe n'iki? Mbese bwa butama buzigende mu butayu? Nzi ubwibone bwawe n'agasuzuguro ko mu mutima wawe, kuko wazanywe no kureba intama. Dawidi aramusubiza ati, mbese ngize aho nta yindi mpamvu? Amutera umugongo yerekera undi, nawe amubaza bene ibyo. Abantu bamusubiza batyo nk'ubwa mbere. Ayo magambo bumvise Dawudi avuga, bayashengerana kwa Sawuli, abyumvisha aramutumira. Dawidi abwira Sawuli ati, ntihagire ukurwa umutima nawe, umugaragu wawe ngiye kurwana n'uwo Mufilisitiya.
Sawuli asubiza Dawidi ati ntiwashobora gutera umufilisitiya ngo umurwanye, kuko ukiri umusore w'umugenda, kandi we ni umugabo wamenyereye kurwana uhereye mu busore bwe. Dawidi asubiza Sawuli ati umugaragu wawe naragiraga intama za data, iyo zaterwaga n'intare cyangwa idubu zigakura umwana w'intama mu mukumbi, narahagurukaga nkayikubita nkayiyambura umwana mu kanwa kayo, yamvumbukana nkayicakira akananwa nkayivutagura nkayica. Nuko ubwo umugaragu wawe yishe intare n'idubu, uwo mufilisitiya utakebwa azapfa nk'imwe muri zo, kuko yasuzuguye ingabo z'Imana ihoraho. Dawidi arongera avuga ati Uwiteka wandokoye mu nzara z'intare n'idubu azanyiza no mu maboko y'uwo mufilisitiya. Nuko Sawuli abwira Dawidi ati ngaho genda, Uwiteka abane nawe. Maze Sawuli yambika Dawidi imyambaro ye n'ingofero y'umuringa ku mutwe, amwambika n'ikoti riboheshejwe iminyururu. Dawidi ahera ko yambara inkota ku myambaro ye, agerageza kugenda kuko yari atarayigeramo. Dawidi abwira Sawuli ati simbasha kujyana ibi kuko ntabimenyereye. Nuko Dawidi arabyiyambura. Ahera ko asingira inkoni arayitwaza, yitoranyiriza amabuye 5 mu kagezi, ayashyira mu ruhargo rw'imvumba y'abashumba yari afite, kandi yari afite umuhumetso mu ntoki. Nuko yegera umufilisitiya. Umufilisitiya nawe araza asatira Dawidi, umutwaje intwaro amurangaje imbere. Umufilisitiya aza akebaguza abona Dawidi, aramusuzugura kuko ari umusore w'umugenda w'inzobe w'uburanga. Nuko umufilisitiya abaza Dawidi ati kunteranye inkoni, mbese ugira ngo ndimbwa? Umufilisitiya ahera ko akwena Dawidi mu izina ry'Imana ze. Umufilisitiya abwira Dawidi ati ngwino nkubagira ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba. Dawidi abwira umufilisitiya ati wanteranye inkota n'icumu n'agacumu, ariko njyewe nguteye mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo, Imana y'ingabo za Isiraheli wasuzuguye. Uyu munsi Uwiteka arakungabiza nkwice nkuce igihanga, kandi ndagaburira ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa z'inkazi zo mu ishyamba, intumbi z'ingabo z'Abafilisitiya, kugira ngo abo mu isi yose bamenye ko muri Isiraheli harimo Imana, kandi ngo iri teraniro ryose rimenye ko Uwiteka adakirisha inkota cyangwa icumu, kuko intambara ari iy'Uwiteka kandi niwe uzabatugabiza. Nuko umufilisitiya aza aho yari ari, azahura na Dawidi. Dawidi ahuta yiruka yerekeye ingabo zabo ngo ahure n'umufilisitiya. Dawidi akabakaba mu mvumba ye, akuramo ibuye ararirekera arikocora umufilisitiya mu ruhanga, ririgitamo, yikubita hasi yubamye. Uko niko Dawidi yahanguje umufilisitiya ibuye ry'umuhumetso, aramunesha aramwica, kandi nta nkota Dawidi yari yitwaje. Dawidi aravuduka amuhagarara hejuru, asingira inkota ye, ayikura mu rwubati rwayo, aramuhorahoza rwose, ayimucisha igihanga. Nuko Abafilisitiya babonye intwari yabo ipfuye bariruka. Maze Abisiraheli n'Abayuda barahaguruka bitera hejuru, bagerekana Abafilisitiya babageza i Gati no ku marembo ya Ekuroni, kandi Abafilisitiya b'inkomere bagwa ku nzira y'Isharayimu bagera i Gati na Ekuroni. Abisiraheli bahera ko barekeraho kwirukankana Abafilisitiya, baragaruka basahura urugerero rwabo. Maze Dawidi yenda igihanga cy'umufilisitiya kijyana i Yeruzalemu, ariko intwaro zazibika mu ihema rye. Ubwo Sawuli yarebaga Dawidi agiye kurwana n'umufilisitiya, yabajije Abuneri umugaba w'ingabo ze ati harya uriya muhungu ni mwene nda Abuneri? Nawe aramusubiza ati mba n'umutabaho nyagase ntinkamumenya. Umwami aravuga ati baza se uwo muhungu uwo ari we. Hanyuma Dawidi atabarutse amaze kwica umufilisitiya, Abuneri amuzanira Sawuli afite igihanga cy'umufilisitiya mu kuboko. Sawuli amubaza ati harya uri mwene nde wa muhungu? Dawidi aramusubiza ati ndi umwana w'umugaragu wawe Yesayi w'i Betelehemu. Samweli wa mbere igice cya 18. Nuko Dawidi amaze kuvugana na Sawuli, umutima wa Yonatani uhera kuba agati gakubiranye n'uwa Dawidi, kandi Yonatani akamukunda nk'uko yikunda. Maze uwo munsi Sawuli ajyana Dawidi we, ntiyamukundira gusubira kwa Sukundi. Bukeye Yonatani na Dawidi basezerana isezerano, kuko yari amukunze nk'uko yikunze. Yonatani yishuramo umwitero yari yambaye awuha Dawidi, n'umwambaro we ndetse n'inkota ye, n'umuheto we n'umukandara we. Nuko Dawidi akajya ajya aho Sawuli yamutumaga hose akitonda. Sawuli amugira umutware w'ingabo ze,
abantu bose barabyishimira ndetse n'abagaragu ba Sawuli. Nuko mu itabaruka ryabo Dawidi agaruka amaze kwica Abafilisitiya, abagore bava mu midugudu ya Isiraheli yose baririmba babyina, baza gusanganira umwami Sawuli bafite ishako n'inanga z'imirya itatu banezerewe. Muri iryo singiza abagore barikiranya bati Sawuli yishe ibihumbi, Dawidi yica inzovu. Sawuli abyumvise ararakara cyane, ababazwa n'iryo jambo aravuga ati Dawidi bamubazeho inzovu, naho njye bambazeho ibihumbi gusa. None se asigaje iki kindi kandi keretse ubwami? Uhereye uwo munsi Sawuli akajya areba Dawidi ijisho ribi. Bukeye umwuka mubi uva ku Mana uhanga kuri Sawuli cyane, asaragurikira mu kirambi cy'inzu ye. Dawidi aherako acuranga nk'uko yari asanzwe akora iminsi yose, kandi Sawuli yari afite icumu mu ntoki. Sawuli aherako atera icumu yibwira ko yahamye Dawidi rikamushita mu rusiga. Dawidi yizibukira kabiri amuri imbere. Nuko Sawuli atinya Dawidi kuko Uwiteka yari kumwe nawe kandi akaba atandukanye na Sawuli. Nicyo cyatumye Sawuli amwivanaho akamugira umutware w'ingabo 1000, Dawidi akajya atabarana nazo bagatabarukana. Dawidi akajya yitonda mu byo yakoraga byose kandi Uwiteka yari kumwe nawe. Nuko Sawuli abonye ko akiranuka rwose mu byo akora aramutinya. Ariko Abisiraheli n'Abayuda bose bakundaga Dawidi kuko yajyaga atabarana nabo bagatabarukana. Bukeye Sawuli abwira Dawidi ati nguyu umukobwa wanjye mukuru Merabu nzamugushyingira, ariko rero ujye umbera intwari urwane intambara z'Uwiteka. Kuko Sawuli yibwiraga ati ye kuzangwaho ahubwo azagwe ku Bafilisitiya. Ariko Dawidi abwira Sawuli ati nkanjye kuba umukwe w'umwami ndinde, kandi ubugingo bwanjye ni iki cyangwa inzu ya data mu Bisiraheli? Ariko igihe gisohoye Merabu mwene Sawuli yari akwiriye gushyingirwa Dawidi, bamushyingira Duriyeli Umumehorati aramurongora. Hanyuma Mikali umukobwa wa Sawuli abenguka Dawidi, babibwira Sawuli arabyishimira. Aravuga ati nzamumuha bimubere umutego bituma agwa ku Bafilisitiya. Nicyo cyatumye Sawuli abwira Dawidi ubwa kabiri ati uyu munsi uraba umukwe wanjye. Ariko Sawuli abwira abagaragu bati mujye inama na Dawidi rwihishwa, mumbwire mutumva umwami arakwishimira, kandi abagaragu be bose baragukunda, none uba umukwe w'umwami. Nuko abagaragu ba Sawuli bongorera Dawidi ayo magambo. Dawidi aravuga ati mugira ngo biroroshye kuba umukwe w'umwami kandi ndi umwana w'umukene w'insuzugurwa? Hanyuma abagaragu ba Sawuli bamubwira uko Dawidi yavuze. Sawuli avuga ati muzabwire Dawidi muti umwami nashaka inkwano keretse ibinyita 100 bikebwe ku Bafilisitiya ngo ahore inziga abanzi be. Ariko Sawuli yibwiraga ko bizatuma yicwa n'Abafilisitiya. Nuko abagaragu be bamaze kubwira Dawidi ayo magambo, igihe kitaragera Dawidi arahaguruka ajyana n'ingabo ze, yica mu Bafilisitiya abantu 200. Nuko Dawidi atabarukana bya binyita, babishyira umwami umubare wabyo wose kugira ngo abe umukwe w'umwami. Sawuli aherako amushyingira umukobwa we Mikali. Sawuli abibonye amenya ko Uwiteka ari kumwe na Dawidi, kandi Mikali umukobwa wa Sawuli yakundaga Dawidi. Nuko Sawuli arushaho gutinya Dawidi, ahinduka umwanzi w'iteka ryose. Bukeye abatware b'Abafilisitiya baratabara, kandi iyo batabaraga Dawidi yaritondaga akarusha abagaragu ba Sawuli bose, bituma izina rye riba ikirangirire.